Waikaze wowe ubana natwe kuri Mcharlene official TV ingendikayima bagema twagarutse ni buri kanya buri munota buri munsi tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye kandi nanone tukaba dukomeje kubashimira ko mutwereka ko turi kumwe ariko nanone Mcharlene turakwakiriraho neza muraho cyane amakuru turashima Imana nibemereye kubera ko uri umumama wundi mutumirwa dufite mu kiganiro ntabwo turi twenyine turi kumwe na Mcharlene madamaze mwakwegera microphone mwamuhereza rwose muraho amakuru se wakwifasha akwifasha microphone koko nzi kuri intyoza mwa bari akuzi kuri Mcharlene official TV se nibakuzi umunsi reka nongere ngarukeho wakongera ufata microphone ngiye guruka ku kintu cyitwa isabukuru y'amavuko isabukuru y'amavuko ni iki kuri wowe isabukuru y'amavuko kuri ngewe ni igihe mba ndi kwizihiza imyaka yego maze ku isi n'ibintu nshaka kuba narayikozemo iyo myaka ibintu buri mwaka wose nanyuzemo buri kwezi buri tariki buri kintu cyose nigiyeho uherutse gukora mama wa anniversaire bitewe n'iki mama nzi ko atigeze agira ibyo birori byiwe mu buzima bwiwe icyo gihe nari ndangije gukora examen mbona ko ari ibintu byangombwa ndebye struggle zose nanyuzemo kugira ngo nige ngeraho ngeze aka kanya ndebe ukuntu gukora examen byari bigoye mama arara amajoro yicaye ansengera aza kureba ko ntagiye muri koma wenda ntaza gusiba n'icyo kizame cy'uwo munsi mbona ko nyine mu bushobozi mfite ako kanya ikintu wenda ashaka kumukorera kikamutungura kuko birthday yabaye harengaho umunsi umwe nyikora ku wundi munsi ukurikiye atanakibuka abona itariki ye yavukiyeho n'undi yatambutse nta n'ibyo yari yitaye kuko n'ubundi ntabwo yigeze ayi celebrating so natekereje yuko yari nayimukorera nk'ikintu nshaka kumutangiriza kikamushimisha ikintu atatekerezaga nawe yibuke ko hari impamvu ariho yibuke ko afite abana bamukunda kandi kuba yaratureze tunganye gutya tubyishimira rero gucelebrating isabukuru ya mama cyari ikintu gikomeye mu buzima bwacu imbaraga yadutanzeho amajoro yaturayeho buri kimwe cyose yakoze twabikoze tugira ngo tubimushimire tumwereke n'urukundo mwabikoranye n'abandi n'abavandimwe banjye n'abavandimwe ba mama na mama wiwe n'izindi nshuti ziba mu Rwanda n'iziba hanze tate wawe nyogokuru nubwo bwari bwa mbere mutungurije anniversaire bwari ubwa mbere hari kera ntabwo nibuka ngo ni muhe mwaka hari kera nubwo twigeze tubikamenya ngo tubishe kuri YouTube wapi byari ibintu biri aho ngaho ariko turabitegura dukora gato tubikorera mu rugo ubu yari inshuro ya kabiri ariko icyo gihe yari itariki twishiriyeho ariko ubu ngubu noneho ibyo twaselebratinze ni itariki izwi kuko mama we yagiye kuyidushakira ntabwo yarayizi ntabwo twari tuyizi mama we ntabwo yarayizi wawe buri wese yarayizi itariki ya mbere z'ukwa mbere niko indangamuntu yanditseho niko indangamuntu noneho mama wiwe urabona biriya bintu babatizwa muri katolike buriya barabika cyane rero niho grand mother wanjye yagiye kubireba arakatuzanira dusanga ari itariki 6 nyogokuru wawe yego nyogokuru wanjye ubyara mama wawe musanga ari itariki 6 z'ukwa munani zuhe mwaka se tuvuge me 8-2 ako se wabimenye wabimenye agira ngo rowe 8 n'umunane na rimwe yavutse 8-2 8-2 ariko wabona ko ari 8-9 gutyo cyari muto nabategereje kandi ngiye umuntu babona ni wowe wa mbere vugisha ukuri ni ngiye mfura ukuri kw'Imana iyo mugendana ndi muri umunawe niko wajyabibona ni ukuri yemera ko ari mama niyo yavuze ko ari mama aravuga ati no kwifuza kwako nyine ubona umuntu ubwo wenda mama ye n'umucecuru ameze ukuntu ubwo niko nyine abantu babikeka urakoze cyane rero bamutegura ibintu byiza Mcharlene wabyakira ute gutungurwa n'umwana we mukuru abavuka n'abarumuna be n'abasaza be ndetse na mama wawe n'inshuti wabyakiriye gute tubwire koko waratunguwe cyangwa wari ubifite hari wakuragiye barandagenda narisha uranarishije barandagenda arisha bankoreye ibintu ni abanyabwenge cyane ni n'abahanga noneho bavuze ndebye gutya mpita mbona abavandimwe banjye
mpita mbona dekorasiyo ahantu hadekoye neza amarira ngira amarira iyo nishimye ndarira niyo nababaye ni amarira nyine n'ibihe byanjye umva byarandenze ndarira noneho ndira nk'uruhinja pe n'abantu bazabibona bazambabarire ni amarira y'ibyishimo mbona ukuntu hadekoye nsanga mu myaka maze nta muntu urankorera iyo dekorasiyo mu myaka umaze ariko nyine ubona dekorasiyo ntiwamenya ngo ni ibiki nahise mbona ko anniversary yanjye byange bikunde bankoreye surprise ako kanya kuko kubireba nabirebye bahita bandirimbira nyine na keke bahita bayizana none mbona mbikorewe nahise ntekereza Mcharlene n'undi muntu w'inshuti yanjye n'abashuti banjye noneho mpita mbona abasaza banjye mpita mbona barumuna banjye mpita mbona mama mama urakoze iyo ni umunsi wa mbere nishima noneho mbona n'inshuti zanjye zimwe twaruhanye ndavuga ibi bintu biruzuye ubona n'abana bose bakurikiye Mcharlene mbona n'abana banjye ariko mbona ahantu heza di abana bari bavuye ku rugenzi bajya baoba hanyuma rero urishima wabyakira ute kubona mutunguye mama waramuragiye ariko muragira neza wumva gushaka kumuremera ibyishimo nari mbizi neza ko ari buriri kuko mama ndamuzi neza nk'uwamwibyariye yamaye niko sha uzi mama wawe wamwibyariye ntabwo muzi ijana nyine n'umubyeyi wabyaye umwana ntaba muzi ijana ku ijana ko 98% mama ndamuzi nari mbizi yuko ari buriri nari nzi reaction yiwe nanjye sinjya mpfa kurira mu bintu bibaho ubwo bisurushe ntabwo warira jewe gukubite oya hageze umubita ari iki narumwishyura naho nkubita ntabwo njye pfa kurira ni fight or die naho niyo ndege urindwanye noneho twagiye uramu yego sinapfa kurira ariko icyo gihe mama yararize nanjye numva amarira nje mu maso abari bose bararira none bafite nabarumuna be rwose baraho nabo bazi kurira na mama wararira so byaranshimishije kuko nicyo kintu nashakaga kubona ariko uko biri kose byagenze neza narabyishimiye kandi mama ndakeka yarabyishimiye n'inshuti ziwe zaduteye inkunga bose nyine barabyishimiye urakoze cyane mama Mcharlene wowe kuri wowe kwizihiza anniversaire kuri wowe usobanuye iki kwizihiza anniversaire kuri njyewe numva ari ukwishimira imyaka umaze ariko cyane cyane n'icyo wayikozemo kwishimira imyaka umaze kwisi kwishimira ibyiza wakoze muri iyo myaka umaze hanyuma waba hari ibibi wakoze cyangwa ibyo wagombaga gukora ntubikore bikagutera courage yo gukora ibindi mu minsi mu myaka winjiye mu wundi mwaka winjiyemo mama ariko mama Mcharlene nibwo bwa mbere se wari ukora anniversaire nkuko nibwo bwa mbere ukora anniversaire n'ubwa kabiri nari nyikorewe kandi ari Mcharlene wayiteguye ubwa mbere yarakozwe byoroshye ariko byateguranye imbaraga ku buryo ubwa mbere bifata nk'ibintu bikomeye bitewe n'ukuntu twari tumeze twari turi mu bihe ntabona yo kwishyura inzu twari turi mu bihe ndi kuvuga ngo ngiye kuzacumbikisha abana ariwo mupangu mfite umwe mujyane kwa murumuna wanjye undi he njye gukora akazi ko mu rugo mbona y'inzu byanze urumva aho hantu twari turi icyo gihe ni nagiye kwigisha ahantu bita igishari kuri ADPR ari ku cyumweru hanyuma mvuyeyo nabaga mu gipangu kimwe n'umumama n'umupapa njya mu cyumba nari natangiye no kurwara hari uburwayi nagize bwo mu mihogo imitsi ngo yarananiwe muganga yarantegetse kutazongera kubwiriza aho niho hambere nari ngiye kurangiriza nkaba nicaye ngeze mu rugo ndwaye uwo mumama rero kumbi bari bayinteguriye ntabizi noneho we nta n'abantu yigeze ambaza inshuti zanjye yarazizi kandi noneho mu nshuti nari ifite nta n'umwe w'umukire nari ifitemo bari abantu barya bibagoye bafite ubuzima bubi pesi nk'ubu ngubu ariko bifitirwa rukundo kugira ngo byibuze muri ibyo bice mwishimane niyo mpamvu nkubwira ngo yaranshimishije cyane kuko
yari nziza kurusha kubera uburyo yateguwemo n'ibihe twari turimo. Njyamye rero kumva mu mama arazambwa ati mama Sharire umugabo wanjye yantunguje abashyitsi kandi urabizi ko ari wowe umfasha kubakira niko ndwaye ati hanganuze. Rero narihanganye ndabyuka kumbi bamaze kubitegurira iwe nageze mu muryango weta bantungura nyine bansukaho ifu barandirimbira niyo naherukaga kandi wumbaje ngo niyo muri ryari ntabwo yabyibuka. Hanyuma ejo bundi wakiriye gute rero? Ejo bundi ni ukuri namenye neza ko iyo Imana irakomeretse kanomora yari ikenewe. Ushatse kuvuga iki? Irakomeretse kanomora nuko hari ibintu byinshi umuntu anyuramo bimukomeretse Imana ikabyemera kandi ifite n'ubushobozi bwo kubihagarika. Ntabwo ari Imana yo kuriza umuntu gusa igutegurira no guseka. Yego yandemyemo kandi ugasekera imbere y'abakurijije cyangwa yagizemo uruhare komera cyane gumamo urimo turi mu mwuka umwe. Yego uyu mwaka wabaye umwaka w'amarira. Yego uyu mwaka nagize umubabaro ntigeze ngira mu myaka yose. Noneho mbabazwa n'abari bakwiye kunsetsa. Bitwa bande na bande? Oya twagiye ndizwa n'abari bakwiye kunsetsa kandi noneho bandiza amarira bari bampangiye ko ari amarira y'iteka y'ubuzima bwanjye bwose. Bakoze iki? Urumva kuba barafasha abana banjye bakabahindura abasazi. Kubahindura gute? Bakabaroga ibisazi bakiruka ku musozi. Wigeze uvuga mu buhamya bushize kuri YouTube. Hanyuma bakicara bakanavuga bati ntidushaka ko n'ibibanza yaguze azabyubaka. Turashaka ko inshuti zimukunda zimwanga. Mbese bakagira n'icyo bakora mu buryo bw'ikofi yanjye kagabanuka. Imishinga yanjye bakayihagarika. Ntago muri bumbaza uburyo babikozemo ariko nuko byagenze. Ndetse nanjye mu ruhande rwanjye bakangabaho ibitero byo kungirira nabi no kumbuza ubuzima. Muri makeya ni urwo buryo bandejejemo n'ubundi ntavugira hano nonaha. Muri uyu mwaka wa 2022 umuntu avuze ngo ntuzongere kurya akavuga ngo umunezero mu bana ubure cyangwa akagufatira mu bana abagushoboye. Ariko ndi umubyeyi w'abana bangahe? 5. Mcharlene turagushimiye kuba wateguye anniversaire tumye na mama wawe atubwira andi magambo akomeye ikinyuranyo kizindi anniversaire kibaho. Yego mwakoze cyane. Abo muvukana urababwira iki ku gikorwa mwakoze? Ikintu navuga cyane cy'ingenzi muri aka kanya nuko twebwe nk'abana ba mama ariwe mama Mcharlene turishimye cyane kandi turabishimira Imana. Twagiye tubona mama wenda bamara kenshi na kenshi anyura mu bintu bitari byiza kenshi na kenshi ariko nk'umwana usigimva n'umubyeyi wiwe anyuramo n'uburibwe anyuramo kugira ngo ugeze ahangaha byagutera gukorera umubyeyi wawe ikintu gikomeye. Abana bahurikiye muri aka kanya mujye mukunda ababyeyi banyu mububahe ko banyura mu bintu byinshi cyane bikomeye. Ndibuka njya gukora ikizamini cya leta cy'umwaka ushize nari nagisibye kubera uburwayi ntabwo abantu bari babizi ariko nyine murabimenye. Ariko icy'umwaka naragikoze narebye ukuntu njye nararyamaga ngasinzira ariko mama yararaga yicaye ntasinzire naho mu masaha 9 yaje kundeba ko meze neza. Ikintu kimwe yakoraga yararaga yicaye kugira ngo naza gusubira muri koma n'icyo kizami nkaba nagisiba. Rero sinzi ikintu warugisha umubyeyi nk'uwo urara wicaye kandi wowe uryamye wasinziriye kugira ngo akurebere ejo hazaza hawe. Nagiye mbona mama babara kenshi ku bwanjye mu rwego igihe kinini nagiye ngira ngaho sinagiye ku ishuri ngo ndi muri koma biri buke njya gukora ikizamini nabyukiye muri koma. Ibyo byose mama wanjye arabyihanganira akomeza arangwanira ishyaka none mpagaze ahangaha uko mundeba ni Mcharlene rero mundeba uyu munsi yaremwe na mama wanjye. Inkuru y'ubuzima bwanjye uwo ndiwe uyu munsi uko mubona uyu munsi mama wa Jeanne sinyemera rwose ikintu ngewe nabwira nakibwira society yose abapapa abamama abana abantu bose bashidikanya kuri mama wanjye
icyo wamuvugaho icyo wamushidikanyaho cyose we don't care. Icyo tuzi twebwe mama wacu turamuzi neza. Mama wanjye birambabaza iyo mbona abantu bose bamufataho ijambo, umwe yamuvuze ibyo ashaka, uriya yavuze ibyo ashaka, uriya yavuze ibyo ashaka, ariko abari imbere mu rugo burya mu gikari nibo baba bazi ibintu byose, nuko byose tutabizana hano kuri kamera. Kuba rero mumbona mpagaze uku nguku sinamba si imbere wese ubihakaniza ko ntaberewe, ndambaye ndaberewe ko mumbona uyu munsi uku nguku nsa uko nseka ntabwo byari kuzigira bibaho iyo ataba imbaraga za mama wanjye, iyo ataba amasengesho yari ayasengera amajoro yose, iyo ataba minerivare yantangiye n'ubundi sinige, umubyeyi yataje umwaka muri 200 kwiga biranze yicaye ntacika intege ntiyana ibintu birayishyura ni kiba ari ikintu gikomeye cyane. Mama ndagushimiye cyane bivugira ko bwa n'abarumuna banjye twese kuba twatekereje ikintu nk'iki ngiki uko tugukunda kandi uko tukuzirikana n'ibindi uko utatekerezaga nta n'ubwo wabyimashinaga, ariko umunsi w'ejo narakwitegereje ukuntu wiriwe nabi wari ubabaye wari wishimye, ariko twari tukwiriye ikintu barabizi nari ndi kuri fone buri kanya nakupa barumuna bamenye baramfashe ndende inshuti zose zicaye aha ngaha neri ntabyo yari azi, ariko uyu munsi byambaye. Imana ntukite ku cy'abantu ntukite ku by'abantu bakuvugaho ko abantu bakureba, icy'ingenzi ni uko twebwe tukureba. Kandi ndaha ngaha n'uburyo mbona mpagaze aha ngaha ndi kugira ijambo na rimwe mvuga abantu bakuru bateze amatwi ukeneye kandi imbaraga zawe sibyo n'umusaruro wawe. Nubona abasaza banyamaguru bicaye ukuntu babaye abantu b'abagabo bamasa neza ujye umenya ko ari imbaraga zawe. Abakwita ngo inzererezi bakwita ngo waramenye ibyo bakuvugaho byose, nutubona n'aba bantu bicara ujye umenya ko ari imbaraga. Ibyo byose ujye ubyiba amatwi. Imisozi yose ivuye ku bwanjye inshuro zose napfuye inshuro nyinshi, nimukamba napfuye inshuro nyinshi nazuka akagaruka mu buzima. Rero umuntu wese uri hano nubasha guha ibyishimo abantu bagukikije ujye ubibaha, n'uba ufite ubushobozi bwo gushimisha umuntu ujye utuma yishima, kuko hari igisobanuro gikomeye cyane cy'ubuzima. Nagiye muri ubu buzima kenshi nkabona ko napfuye byarangiye, ariko ku munota wanjye nkabona nagarutse mu buzima. Rero byose ni ukubera imbaraga z'Imana ndetse n'ababyeyi bacu baba bari hano. So ndabashimira, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze murambe. Mama Mcharlene, urabwira iki Mcharlene wateguye umunsi w'amavuko kuri wowe ndetse n'abarumuna be n'abasaza barababwira iki? Yewe byambenze ibintu nabonye byatetse si ukubabeshya. Ubushize Mcharlene niwe n'ubundi wankoreye anniversaire, ntabwo ndi kwibuka itariki. Ikintu gitangaje n'ukuntu ntibukaga n'igihe navukiye, urumva yuko biba bitoroshye. Ndashimira n'umuntu wanyibukije umunsi wanjye w'amavuko, ariko nyifuriza umunsi w'amavuko ntabwo nabyibukaga. Ubushize njya ku Mcharlene ajya kunkorera anniversaire nabwo nuko yabiteguye, ariko ubu ko yanyicishije amayeri yanzaniye agapapuro ngo ninandikeho inshuti zanjye. Ndamubwira nti se kirimo n'izo mu mahanga n'izo hanze ko hari inshuti zanjye? Arambwira ati ntacyo nishyiremo n'abavandimwe banjye kuko babikorere n'inshuti zawe zo ndazifite ku mutima. Noneho ndavuga nti se Mcharlene ni ibyo agiye gukora, ariko kuko hari mesaje Imana iba ikunda kumuha buri kanya yari amaze no kumva, ndavuga nti wenda hari ibintu Imana igiye gukorera inshuti zawe. Si ugufata ikaramu ndandika noneho akambwira ngo shyireho na nimero zabo, nta mwanya afite. Nenda telefone ubyikorere ndazandika ku rupapuro, ariko hashira akanya hariyo nibagiwe Mcharlene intinda runaka, kumbi nyine yari yamaze kubitegura neza muri ubu buryo. Rero ibintu mwankoreye mureke mbabwire, njyewe nishimye ndarira n'ubundi. Amarira yose mwabonye nari mfite ni ay'umunezero kubona mama wanjye. Reka mbabwire, uyu ni mama wanjye kandi turakundana, ntabwo ari ibanga. Nta munsi twigeze turebana nabi mu myaka amaze ku isi, mu myaka amaze yagewe no mu myaka ye munsi aho yabyariye.
nta na rimwe turarebana nabi, nta na rimwe turavugana nabi, nta kintu yigeze akorera mu buzima ngo kibabaze umutima wanjye, kandi nanjye ndabizi ko nta kintu yigeze mukorera kimubabaza. Kuri uyu munsi ndashimira mama ukuntu yambyaye, kandi mama namukuyeho icyitegererezo cy'ubuzima, namukuyeho kwihangana, mukuraho ikinyabupfura, mukuraho ubutwari n'ubupfura n'ibindi bintu byinshi. Mama ndagushimiye ko wambyaye, ngushimiye mu ruhame, ntabwo nakubereye ikigwari kandi ntabwo nzakubera ikigwari, nta n'umunsi wari muzigera wicuza ko wambyaye. Kuba waje muri ibi birori byanjye bifite ikintu bivuze, ndabizi neza ko iri ngiri uyu munsi ni umunsi urangiza ibibazo byanjye, kandi ukaba umunsi utegura umunezero wanjye, kuko ndi kwiyumvamo ibindi bintu bidasanzwe, kuko ibirori byanjye mujemo ntabwo ari ibya nonaha gusa, ibyishimo birakomeye ndetse biranakomeje mu bana, mu nshuti. Ndagushimiye Imana iguha umugisha, ikomeze kuguhaza uburamye nk'uko wabonye amakuba yanjye ukabona umubabaro wanjye, iguhaze uburamye kugira ngo ukomeze ubone ibyiza bituruka kuri yewe. Imana iguha umugisha. Rero nk'uko nakomeje kubibabwira, murimo murarya, nari guhagurutsa n'abana banjye nabo bakaza, ariko ngira ngo turimo gukata keke mwababonye, ariko nibanyemerere ntacyo bahaguruke, kuko nabo bafite icyo bavuze muri uyu mwanya. Nimutambuke mwihuse, nimubanguke. Nimba nari ndimo kubaza Imana, ariko nawe wari uzi ibi bintu ngo nari mbizi nini? Kandi nijoro yanangaje kubona atanandaburiye ngo ambwira ati uyu munsi hari ibintu biri bube. Yego, uyu ni umukobwa wanjye witwa Ishimwe Claudina. kuba mubona tureshya angana gutya ni umunezero mwinshi ufite. Imana iguha umugisha. Hanyuma yitwa Ishimwe Ayivani, ni Bucuru. Uyu akitwa Ishimwe Claude, akurikira Mcharlene. Uyu nguyu yitwa Irakiza Joseph. Aba bana dufitanye amateka. Mcharlene we mwamubonye, dufitanye amateka akomeye twagize kuva muri uyu mwaka warangiye wa 8 gukomeza kugeza mu kwa 5. Koko we arabizi kuba ndi kumwe nabo muri uyu munsi. Birashoboka ko uyu munsi twari kuba bari kunyiruka narapfuye, kuko inshuro nagiye mu bitaro ni nyinshi cyane udashobora kuba. Nagiye mu bitaro kenshi, njyamo ntazi yuko ndi buvemo, kandi n'aba turi kumwe twagiye turwara duhura n'ibitero bikomeye. Aba bana twabanye mu bihe by'amarira, twabanye mu bihe by'amakuba, kuko hari babiri muri bo barose. Ubwo rero twese twabaga twahungabanye, ni ubuhamya tuzatanga ukwabo. Shimiye Imana ko mu myaka mfite aya maboko angana gutya. Ndi umunyembaraga, nta muntu wanshobora, kubera ko sindi kurera ibuye. Iyo ndi kureba abana banjye gutya mba numva ndi umuntu ukomeye. Ndashimira Imana ko mu myaka maze ndi kumwe n'abana banjye, kandi nta wagize icyaba bagende bicaye. Imana bahumugisha. Hanyuma ndifuza ko mama Pacisi nahaguruke azi iruhande rwanjye. Nahaguruka aze hano, noneho ngiye kubikora nihuse. Uyu mubyeyi tumaranye imyaka 10. Uyu munsi twaganiriye, ndamubwira inti mu nshuti nagize mu myaka yanjye yose ni wowe dusigaranye, abandi bamvuyeho. Kuba maranye nawe imyaka 10 tukaba tugikundana, nta kibazo kigeze kiboneka hagati yacu. Aranzi kandi nanjye ndamuzi. Yambereye umubyeyi mwiza wankomezaga mu bihe by'amakuba, akampumuriza ati Imana izamutabara. Twamenyanye ndi umunyenzara, tumenyana ndi umukene umwe uri hasi, yanyamikiye abana, yarangaburiye, yarampumurije, yarasengeye. Nanjye mu myaka mfite wabigizemo uruhare mubyeyi, uko washyigikiye
Imana izashyigikire abo wabyaye kandi ukomeze nyine nawe ukomeze urame uko ndana nawe ujya urama kugira ngo njye nishimire ibyiza byawe nawe wishimire ibyanjye Imana igere mu muryango wawe. Ndashaka ko mama wanjye w'icyago na mama tatine baza iruhande rwanjye, ntabwo ndi bubahamagare mwese ariko hari impamvu ndi guhamagara aba bantu mpamagaye nonaha ni abantu bantabaye nta nshuti n'imwe nkigira kuko hari igihe byageze shitani ankuramo abantu ariko kuko Imana yibyara abantu ntabwo tuba dufite. Aba bantu twabanye mu bihe bikomeye, tubana mu bihe by'amarira ubwo bari baroze abana banjye basaniye rimwe ari babiri. Aba bantu nibo bambaye hafi mu bihe by'amasengesho. Twasenze amasengesho y'iminsi 3, dukurikizaho ay'iminsi 7, dukurikizaho ay'iminsi 12, dusenga ay'iminsi 15, dusenga na ya nyuma y'iminsi 30. Uyu mubyeyi aviwe aza kwicara iwanjye kugira ngo duhamagare Imana inkiriza abana banjye barwara, twari kumwe bombi barinda banakira. Impfu n'abagamo n'iz'abana babagamo bo barazizi. Birashoboka ko ngubu mwaje gukura ikiriyo cyangwa turi kwibuka bapfuye mu muryango wanjye, ariko ndashimira Imana ko tugihumeka kuko mwambaye hafi namwe Imana izaba hafi kandi akazi karakomeje ko gutabara abantu. Umuntu uzajya biyambaza mujye mumuba hafi. Ndabizi neza ko ibyishimo abantu bazajya bagira namwe muzabigiramo uruhare. Imana ibahe umugisha, mugende mwicarira cyane. Imana rero nibahe umugisha. Ndashimira Marakiya, ndashimira Fisi umwana wanjye w'imfura. Fimbira ariko waje hano uri kurya ntacyo waduze ufite ifiriti hano ni iwacu, ni ibyo twiguriye ntabwo twabyikopesheje, nta kibazo dufite. Uyu ni umunsi wacu wo kwishima. Twina mwaza uyu Fisi mpamagaye rero anyita mama, nanjye nkamwita umwana wanjye. Burya reka mubwire n'uwakubwiye ngo komera mu rugamba rwawe ujye umuha agaciro kuko ririya jambo ryarakuramiye wa munsi. Uyu muhungu rero ni umwana wanjye, abantu harimo ababizi. Uyu nguyu twamenyanye ni umukene. Nimubwira ubukene, yabaga ku rusengero agakora imirimo yo ku rusengero. Iyo habaga ibirori yashyiraga ibiryo mu gisorori akazanira abana banjye. Iyo nabonaga habaye ibirori ntabwo nzagira isoni zo kubivuga. Nimba ashyira ifi muri firigo ntabwo binteye isoni. Njya mbwira abantu ngo nimba ntabwo ubuhamya nimenera n'inda yanjye ndi kumena ntabwo ari izanyu, ntabwo nzareka kuvuga ko Yesu yamuye. Uyu mwana namuvugaho ibintu byinshi. Yafataga ibiryo akuzuza urusorori akaza akagaburira abana banjye. Iyo nabonaga mu gikoni cyo mu Nyakabanda batetse, nabaga nzi ngo ndi burye mbizaniwe n'uyu mwana. Njya kubyara Yivani umwana wanjye wa 5, namubyaye ufite mituweli ariko nta n'ijana afite. Niwe natumye uyu nguyu. Indi nimugende mumumbwirire amuha igiceri cy'ijana cyo kugura urwembe cya 50 arayamuha. Kumubura umuntu cyangwa isabune bikagutera isoni zo kugira uwo usaba. Uyu we namwisanzuraga ni nta sabune nta munyu, nawe yarakira umwana wanjye. Ndagukunda cyane. Ntabwo ifuranje ni Mcharlene ariko siko zifata, ahubwo ni wowe fura. Mcharlene abakubakiye. Ndagukunda uzahirwe. Gufata iry'iburyo n'ibikomeye, nzafata n'iry'ibumoso. Imana igiho ikureba ibyoroshye kandi uzajya utera imbere. Njye mbona ngo ni byiza kuri wowe. Imana igumugisha. Haleluya. Noneho ndumva navuga ijambo rya nyuma. Ndashimira inshuti zanjye ziri hano ariko ngashimira n'inshuti yanjye. Iri ni ijambo rikomeye. Nshimiye inshuti zanjye ariko ndashimira n'inshuti yanjye. Hari abantu muri hano, hari n'abandi batari ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda bari kumwe natwe muri uyu mwanya.
ndabashimiye mwese abicaye ahangaha n'ababyifuje batabona uko baza. Imana y'amahoro nibaha umugisha kandi Imana y'amahoro ibashyigikire. Ndumva narekeraho, ibindi ngomba kuvuga nzabivuga nitonze. Turasaba umugisha umuyobozi watuyoboye, ariko Beti rwose, ariko Beti wambaye ukaza ukavuga ijambo ko winuvuga ijambo wino uvuga ibyo ushaka. Uriya Beti ni umuntu wanjye, Beti ni inshuti yanjye, ni ipape yanjye kandi akaba na murumuna wanjye. Ndanasuhuza sheri we, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twese turateguye turi kwisa. Beti urabizi kuri ipape yawe. Assalamu alaikum warahmatullahi. Aho ngiye kugira abafite umunsi bakurikiranye mu Mcharlene umugisha, umunsi mukuru wa Wamavuko. Ikintu nababwira nuko nishimye kandi mu Mcharlene yagize ikibazo cy'ubuzima cyifasha akigwigeze kuba Mcharlene y'amahanga gushyigikira bafera urumva ndakukunda Mcharlene ndamukunda n'abakurikirana mu Mcharlene ndabakunda abakwanga barakanga Okay, byose ni byiza rero. Imana ibahe umugisha. Hari n'abandi bafashije muri uyu mwanya banyifurije uyu munsi batuye mu bihugu by'amahanga ahantu hatandukanye, ndetse na kameramani nawe Imana imuhe umugisha. Ndabakunda mwese. I love you so much.